ry'Imana. Haleluya. Umwanya mutoya tuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, dusoma igice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere. Aravuze ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, bari impumyi n'ibirema n'abanyunyuzi. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanuka akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Hariho umugore ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Urwaye aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu ujugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumavamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Umuhari umunsi w'isabato, mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu gihe Imana iduhaye, ndashaka ko tuganira ijambo rivuga ngo nyir'ikidendezi yiyizi. Nyir'ikidendezi yiyizire. Yego. Dusobanura impamvu nyir'ikidendezi akwiriye kwiyizi. Bibiliya iravuze ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Yesu agiye i Yerusalemu nta kindi kimujyanye, yaragiye mu minsi mikuru. Bibiliya iravuga ngo aho hantu hari hari kubera iminsi mikuru, bugufi bwaho hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida. Biravuga ngo kuri icyo kidendezi hari abarwayi benshi, bari impumyi, bari n'ibirema, barimo abanyunyutse, harimo abarwayi barwaye diyabete, hari abarwaye umuvuduko w'amaraso, hari abafite ubwandu bwa sida, hari abafatwa n'abadayimoni, hari abarwayi benshi. Umva aho isi ibera igitangaza, iruhande rw'abantu bababaye bingana bityo, hari hari kubera iminsi. Isi yubatse sisiteme aho umubabaro wawe utanga umunezero ku bandi. Kugira ngo hagire umuntu useka ku isi, haba hari undi wababaye. Isi yubatse kwa muganga, ahari umugore uri kurira abyaye umwana upfuye, haba hari undi uri kuvuza impundu abyaye umwana muzima. Iruhande rw'urugo rwawe uraye inshuro 3, ruba ruturanye n'urugo ruri kubimena kubera kuba byinshi. Iteka kugira ngo useke, hagomba kuba hari undi muntu wababaye. Ibi kubivuga bishobora kutakumva neza, ariko reka ntabwo urugero. Agahinda k'umuntu wataye ibihumbi 5 kangana n'umunezero uwo yatoraguye. Uwo yataye abavuga ngo Mana wawe mukire, ni abana banjye bari kurarira, ariko watoraga bagati
minsi yashize twahuye n'icyorezo cyakanze isi, ariko ayigenya nicara ngo Imana ishimwe, Imana yerekanye imbaraga zayo. Hari ibintu biba kugira ngo Imana yerekane ko nta muntu ukomeye. Kimwe mu bintu Imana yagaragajemo gukomera kwayo, korona irabona. Ntabwo nari nzi ko umuntu ufite igitenge yarayikatishije, afite ibyangombwa na viza bahise bamubwira ngo nta ndege iri guhaguruka. Ntabwo nari nzi ko umuntu ufite imodoka yaguze amafaranga, esanse yuzuye, perima ifite, bamubwira ngo bamuhe. Ntabari bemerewe kubikuza amafaranga arenze ibihumbi 50 mu gihe muri konti yo miliyoni 50. Imana ibishatse ibihindura ibintu, ibyari bifite agaciro bigata agaciro, ibitagira agaciro bikagira agaciro. Ni ubwa mbere ku isi abantu batagira agaciro bahawe agaciro. Umuhinzi yafataga isuka akazenguruka mu mujyi wa Kigali, abapolisi bamubwira ngo akazi keza. Bataragitera ibigo by'amashuri mu rugo, bataragitera bakatana zikomeye mu rugo, umuhinzi akazi keza. Imana yabishatse yakuzamura, abakomeye bakicara, wowe ugahabwa agaciro. Muri iyi korona nizi ikintu gikomeye, ndimo ndavuga ngo kugira ngo umuntu anezerwe haba hari undi wabaye. Umukire wa mbere muri Afurika yitwa Dangote. Icyo gihe yari afite miliyari 12 na miliyoni 1 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma umukire wa mbere yari umuyobozi ufite kampani yitwa Amazon icuruza ibintu kuri interineti. Umunsi habaye ijambo ryitwa guma mu rugo, kuko buri gihugu cyajyaga muri guma mu rugo ari uko hagezeyo umurwayi. Uwo mugabo uyobora kampani yitwa Amazon yungutse miliyari 18 z'amadolari y'Amerika mu masaha 20. Iyi mibare ntabwo mwayumva, muzi icyo bivuze. Amafaranga umukire wa mbere ku isi yungutse kubera ijambo guma mu rugo ararusha agaciro, ararusha umubare amafaranga umunyafurika wa mbere atunze mu buzima bwe bwose. Kuko umunyafurika wa mbere na n'uyu munsi aracyari Dangote. Uyu nguyu afite miliyari 15 z'amadolari y'Amerika, mu gihe umukire wa mbere ku isi kubera ijambo guma mu rugo yungutse miliyari 18 z'amadolari y'Amerika. Urabaza ngo ayo mafaranga yakuye muri guma mu rugo. Abakozi bajyana ibintu bigurishwa bose bashyizwe muri guma mu rugo, hanyuma we acururiza kuri interineti, asigarana akazi kabirukamo. Bivuze iki? Isi yabonye abakozi bagera kuri miliyoni 30 babuze akazi burundu. Ako kazi babuze n'ibyo bagombaga kunguka byagiye mu mufuka w'umuntu. Bivuga ngo uyu munsi umubwiye ngo ikintu cyakubira umumaro kurusha ibindi ku isi ni iki, yavuga ngo korona urabaho. Kuko kuva isi yaba nta wundi muntu ununguka amafaranga n'amucyo umunsi. Agahinda kawe gatanga ibyishimo ku bandi. Ariko nahishuriwe ikintu gikomeye.
wabyuka mu gitondo ntacyo ufite gukira ku Haleluya. Haleluya. Birashoboka. ibintu byumva byakugora. Hari ijambo nkunda ndarikunda cyane, ni ijambo rivuga ngo guhekwa n'Imana. Abamama hari igihe baheka umwana bakamuheka n'amaguru akajya mu mbetso, amaboko nayo akajya mu mbetso, ku buryo witegereza umwana ukabona umutwe gusa. Hari igihe isi dukanda utubonye akajya aba mu mutwe gusa, Honyine. nta faranga, umutwe gusa, umutwe gusa, umutwe gusa, ni wowe umutwe wenyine gusa. Kuba uyu mwana umubona ni umutwe gusa ntabwo bisobanura ko ntacyo ufite. Umuhetse umubwire ngo ibindi abantu bataguhana si uko utabifite, ahubwo iyo umuhetse awi barabona umutwe gusa. Yesu. batubona ntacyo ufite, ariko nta mwanya wo kubyikorera ufite. Iyo duhamagaye dufite isakoshi ihagije, ari myiza kubaho ikaduhereza abantu bakamenya ko twari dutunze, kuko Imana twizeye. Haleluya. Urashoboye papa. Ndafashije mavuta. Dusubire ku kidendezi. Ku kidendezi ngo hari amabaraza batanu, ni abantu bababaye bose ari indushyi, haba n'amabaraza. Reka mbabwire icyo bita amashyirakiro. Kuva isi yabaho kugeza igihe izarangira, ibyiciro by'ubudehe bizahora. Hari abantu bajya bishimira ngo ibyiciro by'ubudehe bisheje ubundi byaje kera. None se ahantu hitwa mu kiyovu cy'abakire murahazi, ahitwa mu kiyovu cy'abakene murahazi, ayo magambo ajeje ubundi cyangwa ni aya kera? Urakoze. Ndagira ngo mubwire ngo uretse no ku isi no mu ijuru hazabaho ibyiciro by'ubudehe. None Stefano bamukubise amabuye yuzura umwuka wera, bamukubita amabuye mu gihe cyo gukasanya imbabazi bagiye kumwica. None baba barakuvuze guhagarika umurimo w'Imana, urumva uzicarana nabo.
twese turabizi turabizi. barizo bicaranye ngo utarajyana n'umwana wawe Wow. Menya aho umujyana byose. icyiciro urimo ikikwemerera kujyana n'uwo mwana nta soko na rimwe riba nk'umusekirite ubuza abantu kwinjira ariko hari aho ugera ntunamenye ko bahageze kubera ko icyiciro urimo ikikwemerera kuhagaze no mu bukwe niyo batakwicaza umenya ahantu ukwiye kwicara ucunga bambaye ibisa n'ibyo wambaye ugacunga abantu bameze nk'ukumeza ukavuga ati hariya mwicaye ntawamba gusa hanyuma ibyiciro by'ubudehe biramenyana nta mumotari uhura n'umuntu utwara imodoka ngo bavuzeho ntibasuhuzanye Wapi ariko iyo umumotari ahuye n'undi mumotari Barayabona. basuhuzanya bataziranye kubera ibyiciro birahuye muzabijyanira no mu makaritsiye mutuyemo iyo wimukiye muri karitsiye bwa mbere abantu bagusura ni abantu batuye mu nzu imeze nk'iyo wimukiye iyo bageze muri karitsiye y'ama etaje abafite ama etaje bakuka baza kukuramutsa ariko iyo ugiye mu kazi ugahenda abafite utuzu duhenda bakuka baza kukuramutsa kuko babonye mwene wabo hanyuma ndashima imana ko imana igiye ihindura icyiciro cy'ubudehe imana igiye ihindura icyiciro kandi iyo igihinduye ibintu byose birahinduka imyambarire irahinduka imigendere igahinduka hanyuma igikomeye n'inshuti zikagira gute zigahinduka dore ibyagaragara ko dufite mu buzima bwo guca imanza ntabwo nari nzi ko burya inkweto z'abagore hahenda inkweto ndende niko bimeze. ubona umuntu akicyambara inkweto ngufi zambarire nezande uzamubwire ngo gabanya umuvuduko uracyari mugenzi wacu inkweto z'abagore zihenda ni inkweto ndende hanyuma rero iyo umugore yambaye inkweto ndende imigendere irahinduka aratambuka kugira ngo ari kukwiryaho kumbe ntabwo ari kukwirata ni ikibazo cy'inkweto nawe wazi kwambika niko wagenda abanyamatiku ntabwo ari ubukire bwatugaye ingendo ahubwo ni inkweto yawe niba umuntu mwarafitaga saa 11 mugiye gutanguranwa inyanya z'ikimene none w'imana yaramuhindura icyiciro cy'ubudehe arimo gutumiza ibintu Dubayi uragira ngo muzongere mubyukane agiye hanyuma uratangira ngo yego yarakize ngo ntagikeneye kutuvugisha ngo asigaye twira tuvugisha abantu baturize ikimene baganira icyo kimene none we arimo aratumiza ibintu Dubayi uragira ngo muganire iki ntabwo yakwanze ahubwo icyiciro cyagize gute cyarahindutse kandi ibi ni ibivuga ntabwo ari amarangamutima bibiri tubwira umupfakazi wari ufite abana babiri yasigiwe mwishyuza aza kwishyuza arangije ajya kubwira Elisa ati databuja mwishyuza abana bameze nabi umuntu wari kwishyura ideni
kidendezi nibyo byazanye ibibazo. Ku kidendezi ntihatira ngo basenze kurusha abandi. Ku kidendezi ntihatira ngo umukiranutsi kurusha abandi. Ku kidendezi ntihatira indembe kurusha abandi. Itegeko ryo gukira ryari rimwe, tanga abandi ukira. Niba itegeko ari gutanga abandi rero, iteka ku mugezi w'ingoma ati hakira abanyarwanda. Ntabwo bararika afite umwanya wo kubaza ngo wakoze ibingana iki. Icyo yatumwe ni uguhinduriza amazi, utanze abandi akagira gute. Niba tugeze ku kidendezi tugahurira kurusha imbaraga, nemerewe kugukubita ndagusiga useneka nkamanuka ngajya mu mazi. Marayika ntabwo ambaza ngo wakoze ibiki, ibyo ntibikwiye. Ikimureba ntakiza utanze. Iki kintu cyane hari abantu babaga ku kidendezi bakabaha imyaka 10 bataraca, bakahamara 30 bataraca. Yesu atugirire neza. Ndashaka ko ikintu gikomeye, iyo umuntu yazaga ku kidendezi yazaga asa n'icyiciro ababurirwamo. Hari uburyo uko byagenda kose abantu barahagararana ukamenya umuntu icyiciro cye atiwavuga. Yaramanukaga aje ku kidendezi, akaza azanye abashinzwe kumuteka, akazana abashinzwe kumucungira marayika, akazana n'abashinzwe gukora urukuta ngo hatagira umutana. Akababwira ngo mwebwe mubari mw'isi tuzahamara muzadishuze. Nta mukire ufite umwanya wo gucunga marayika ngo amenye kwaje. Uwo mwanya ntawe yabona, afite abo yishyuye bakamusigira marayika. Na n'uyu munsi turabafite. Ntibazi icyumba cy'amasengesho, ntibazi iminsi yo guterana, nta mwanya bawufite. Bafite amasezerano atayana kubera bafite uwo bishyura hasi, bafite ubagira akanyanya, bafite ubagira asamagare. Umwanya wo gusenga ntawo bafite. Umukire akamanuka yagera ku kidendezi, abashinzwe kumurebera bakamenya ko marayika aje. Abantu bose bakamenya ngo marayika araje, akaba icyo bita amarushanwa yo kugera ku kidendezi. Abatindi bakiruka, abakene bakiruka, ingushi zikiruka, ababosi nabo bakiruka. Ufite abasore benshi bagakora urukundo, bakavuga ati ntawemerewe gutambuka bose ataraga. Ibi ntushobora kubyumva ukikicara, byagusaba ngo duhagurukane tujyane ku kidendezi. Uhabona umukecuru cyangwa se umuzeyi ufite akana karwaye kanseri, kwa muganga baramubwiye ngo ntabwo kazaki, ariko akana ategereje ubutabazi keretse mu kidendezi. Hanyuma umukecuru akaba ahagaze aha ngaha, imbere ye hari amajeri amubwira ati habe utegera bose. Bose agatambuka, indushyi ziri aho zirira, abarebye bari hafi gutaba aho barira, bose akamanuka. Ntabwo bose imvuge bazubiraga mu kidendezi, yijyanagamo. Hari abantu bagakorwa, abatambuka bakoze urukuta, akajya mu mazi, akaba arakize, akabwira abantu bati dutahe muze njye kubiri.
mbere y'umukire mu gihe cy'inama. Yesu atugirire neza. Bibiliya ivuze iki? Hari abandi bantu batabarwaga ariko bagatabarwa n'ababajugunyemo. Ababajugunya bo bari n'ibyiciro byinshi. Kamvuge kimwe n'icy'umuntu wabyaye benshi. Hari igihe umuntu yabyaraga abana batanu bari yarwaye akaboneka yo kwishyura amajeri ntayo mfite ariko kandi narabyaye mu mperekeze tugere bagera ku kidendezi bakahasanga urukuta rw'amajeri nayo ari kurwana kuri shebuja urabahera abo bantu akajyana umukumbi ni benshi ariko nta mafaranga bafite. Undi bafite amafaranga yo kwishyura amajeri ariko ntabwo afite abantu benshi. Hahuriye abantu benshi bafashe umuntu wabo bahahuriye n'amajeri ari gucungana na bose wabo. Reka mvuge iki kintu kirakomeye. Umuntu nakurusha abantu uzamenye ko akurusha byinshi. Kubera iki? Amafaranga abantu akuzanira bose nabaza kuyarya. Ndasubiramo. Nubona ufite amafaranga ukabona ufite abantu benshi ntuzigire kuko yunze ahubwo bakunze amafaranga yawe. Akugwiza abantu bazanywe n'amafaranga wagwiza abantu badafite amafaranga kuko abo bantu bo baguha amafaranga ariko amafaranga ntabwo azana abantu abazana bose aba ari ibisambo. Aha hanyuma rero umusaza akaba arwaye marayika yahagera amajeri agakora urukuta agahita abwira abana bati bana banjye narababyaye nta handi ntegereza ubutabazi ni kuri mwebwe muntabare hakiri kare. Bakavuga ati aya majeri agitwarwana nayo ngo tugashoboye ariko natwe turi benshi. Bakavuga ati twirwane. Umwe agafata akaboko undi agafata akandi undi agafata akaboko undi agafata akandi bakabara rimwe kabiri gatatu bakamujugunya bakamurenza ya majeri akabaguye mu kidendezi nashaka mvune kuko Bibiliya ivuga ngo arakira indwara ye iyo ariyo niwe aha rero niho hagaragarira abantu baharenganiye. Bibiliya yavuze ngo Yesu agiye mu minsi mikuru agera ahantu ahagarika iminsi mikuru yigira kwirebera abababaye. Bijya mu kone Amena. ageze kuri iki kidendezi ahasanga amabaraza atanu. Ibaraza rya mbere ririho umukire n'abagaragu be bamutegereje kumujugunyamo. Yesu aramureba aravuga ati uyu mutabaye ntiyamenye agaciro kanjye. Amunyura avuga ati ngaho bene wanyu baza kujugunya. Agera kuri iri baraza arisangaho umusaza ararwaye bene wabo bashikiwe base wabo bande bose nawe bene wanyu bazakujugunye umujugunye abo bamenya agaciro kanjye. Bivuga ko yakagiye agera ku ibaraza ririho umuntu utagira shinge utagira umurwaza utagira umurengera utagira umutabara. Biravuga ngo Yesu amubonye wahita
ibibazo nabonye abantu twari kumwe kuwa gatatu hariya Kabugavire nababwiye ko hari ibibazo nabonye muri Bibiliya bitangaje. Icya mbere twakivuganyeho mbabwira ikibazo Imana yabajije Mose iramubaza ngo icyo ni igiti ufite ngo mu ntoki, iramubaza ngo ni igiti kandi Imana ikirere afite inkoni, hari izina ry'inkoni, iramubaza ngo icyo ni igiti. Umva ikibazo Yesu abajije umurwayi umaze imyaka 38 utazajya agafuza agaje kurangura inyanya, utaje gucuruza ahamaze imyaka 38 ajyana. None Yesu aramubaje ngo urashaka gukira? Muganga tukakubwire rero ibyo gukira byihorera. Iyo ngo gukira baranakize ke abaciye aha bose bagejejwe n'ikintu kimwe, bari bafite abantu, bafite ababajugunya, bafite ababarwanirira. None njyewe ukiyicaca namuzubaha. None niba ushaka kuntaba icara marayika naza undebe unjugunye mu ningama nirwanze nahita kugira ngo bakize nde. Yesu ashimwe. Yesu yitegereje uyu muntu abona ikiganiro cye na Yesu niyo baganira imyaka 10 umuntu ntiyabura kwizera kwa Yesu. Ubundi ari yo umuntu akubwira ngo afite kwizera ariko wamara ugasanga kuko kwizera ntabwo kuzuye. Mwaba mwarigeze gusoma ijambo rivuga ngo Abisirayeli ngo bambutse inyanja kuko kwizera? Yego, Abisirayeli bambutse inyanja kubera bafite kwizera. Abisirayeli bambutse inyanja kuko yatandukanye. Sisi arabana inyanja itandukanye bakajya batubesha ngo bayambukije kwizera. Uramuzi usanga so n'umugire yagushingiye amangazini kuri kwataho miliyoni zingana wakukirana ngo warasaza ngo witubeshe. Inyanja yatandukanye ntawe utatambuka. Hakosha biteza warakuhagaze gusunika kunanira. ntabwo suri yakunaniye. Inyanja yatandukanye ntawe utatambuka. Igitangaza cyo kwambuka cyo kwizera ni igihe Abisirayeli bambukaga Yorodani kuko bayakandagiyemo, igitangaza kibasanga hagati muri Yorodani. Hanyuma ndashima Imana kugira Imana yo niyo kwizerwa. Reka mvuge hari igihe cyo kwizera bitunanira ariko yo irahinduka iyo kwizera. Gukiranuka bigatunanira ariko igahinduka iyo gukiranuka muri twe. Yesu aravuga ngo umuntu kwizera ntabwo kwamuremera igitangaza, afata icyemezo cyo kumukorera igitangaza cy'ubuntu. Hari igihe Yesu afata icyemezo cyo kudukorera igitangaza cy'ubuntu. N'ubundi niba ugikwiriye ibyo nari gutegerejeho ntabwo abonye, ariko kubera ko ndi umukiranutsi ari igihe bagira imbabazi ariko agira urukundo aramubwira ngo nonaha byari urumuri rwawe ubwikorere. Igitangaza cy'ubuntu. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire uriya ijambo nibyo mwene Satani avugaga, tujye dusaba Imana umwuka w'Imana tubeho kugira ngo tudakorera amakosa mu ijambo, kuko inyuguti ndende yakica umuntu. Mwumve ikintu Yesu amubwiye, aramubwiye ngo usibuka wikorere uburiri namwe mukore imibare. Uwo buriri abujyaneho imyaka 38.
none wenda kwari umukene n'agasambi yagobaga ko mugafata ubwenge ariko Yesu akoresha ikimenyetso gikomeye cy'ubuhanuzi ikorere ashaka kuvuga icyo kwitangaza cyo kwikorera ikorera uburiri bwawe wigendere iki kivuze ikintu kiri ku mutwe ntushobora kubwira abantu ngo wikorere aho ntabwo ubwabyo bakabibona ibintu rero wabona utavuga ibyo byabyo biba bifite umunwa ariko bita igitangaza gifite umunwa bafite umwanya mu bintu by'aho umuntu aratabawe ibi Imana yakoze urahagera bikavuga wowe ucecetse nubona umuntu agifite umwanya wo kwisobanura amenye ko ataratabawe aracyari abandi banatabaye ntabwo babivuga ahubwo ibintu Imana yakoze byabyo byerekana muri iri teraniro iyi Mana twaje imbere ikuremere igitangaza kivuga ikuremere igitangaza gifite umunwa nta mwanya Dawidi afite wo gusobanura Abisirayeli ko yishe Goliyati kuko imyaka ya Dawidi na Goliyati ntibarwana kandi abarwaniye abasirikare abaturage ntibari bahari yari akeneye igitangaza kivuga guzengurukana igihanga cya Goliyati byari bingana no gusobanura ko urugamba rwarangiye atavuze niyo mpamvu Hana ku munsi wo kubyara umugabo yaramubwiye ngo tujye gushima umugore abwira umugabo ati igihe cyo gushima ntikiragera kubera iki kitaragera Hana ntabwo ari ubwa mbere yari ageze i Shilo ahetse no Hana yajyaga i Shilo buri mwaka kandi yajyanaga n'umugabo we akajyana na mukeba kandi Penina yajyanaga buri mwaka bivuze iki ntabwo Penina yakikorera abana be ngo abashobore ni ngombwa ko Hana n'abaheka umwana wa Penina bajyana i Shilo iteka Hana yajyaga i Shilo ahetse umwana wa Penina hanyuma rero kugera nayo umwana w'uruhinja ntabwo abantu bamenya ko yabyaye yari akeneye umwana w'imyaka 3 umwana uzi kuvuga hanyuma umwana w'imyaka 3 niwe mwana utagira gahunda mu rusengero arazenguruka no mu bashumba arahagera ngo aririmbe akabazengurukamo ufite telefone akayimwaka ufite icupa ry'amazi akayimwaka Samweli yageze i Shilo arabazenguruka abantu bose bamenya ko hageze ikibazo rero ni ikibazo ngo uyu mwana ko ari mushya ni uwanyu kandi Hana ntabwo yajya kwihandagaza ngo narabyara ntaceceke harura bivuga kugira ngo bagikemure ati yewe mwasanga nyoko Samweli aratambuka babona ageze kuri Penina afashe iyo Yesu yahageze acurukura ibintu isi yacuritse nabivuze ngo Yesu acurukura ibintu isi yacuritse ku buzima bwawe Imana y'imyaka myinshi ibisambo aribyo bifite ineza y'Imana Imana yafashe umwanzuro wo gucurukura ibintu isi yagize yacuritse
wikoreye imyaka 38 ubona hageze nawe wikoreye icyari hasi ukivane hasi ugishyire hejuru icyari hejuru nacyo kigiye gute mu Rwanda ku isi hose habaho umukino w'umupira w'amaguru uyu mukino w'umupira w'amaguru bawukina iminota 90 hanyuma iminota 90 bayigabamo ibice bibiri 45 kuri 45 niba bitakugoye umuntu mwicaranye mubwire ngo ni 45 kuri 45 uwo buzima bw'abana b'Imana bugizwe n'ibice bibiri igice cya mbere ni igice cy'imibabaro aya magambo Salomo yarayanditse mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 3 ku murongo wa mbere aravuga ngo buri kintu cyose Imana yakigeneye umwana wacu aravuga ngo hari igihe cyo kurira akaba n'igihe cyo guseka burya wabyemera utabyemera watunga utatunga wize utiga hari igihe uzarira ariko kandi hari n'igihe uzaseka hanyuma ku bushakashatsi nagenjuje ijambo ry'Imana ihame ry'abana b'Imana igice cya mbere bararira niyo mpamvu Eliya agiye guhangana n'abahanuzi b'Abaya yarababwiye ngo nimubanze ngo kuko nimwe benshi kubera icyo ababwiye ngo nimubanze yari abizi ko Imana itagirwanira icyubahiro Imana irareka abakirwanira bakakirwanira kikabananira ikaza gufata icyubahiro cyayo ntabwo Imana igirwana mu gice cya mbere irareka abahanga bagahangana yarababwira ngo nimubanze reka mugende nawe reka ubukene mubanze ureke agahinda kabanze ureke abarozi babanze ni mu gice cya mbere igice cya mbere cyarangira abahanuzi bambaye aribonaniye igice cya kabiri gitangiye baramubwira ati ngaho nawe hamagara turebe ngo yahamagaye rimwe gusa umuriro uramanuka nareke kukubwira ngo mu gice cya mbere byaranze ariko mu gice cya kabiri bigiye kwemera mu gice cya mbere Yesu baramugambaniye birembe bamukorera umusaraba birembe bamutera icumu ku musaraba birembe apfira ku musaraba birembe ikuzimu bakora amakosa baraserebura bibwira ngo bamurangije bibagirwa ko hasigaye iminota 45 igice cya kabiri gitangiye isifure ya mbere yarasifuye Yesu arazuka mu gice cya mbere kimburira bene mu gice cya kabiri Yesu ahabwa icyubahiro Yesu ahabwa icyubahiro hanyuma reka nihute ndashima Imana ko uyu mukino ugira umusifuzi kandi uyu musifuzi ni umwami mu kibuga iyo yavuze ngo ni igitego ntibamuvuguruza hanyuma ndashima Imana ko umuntu wasifuye igice cya mbere ni nawe usifura icya kabiri bivuze iki mu gice cya mbere uratsindwa akavuga turatsinzwe mu gice cya mbere ugasaba akavuga turasabye igice cya kabiri gitangiye ka kanwa kavuze ngo uratsinze ni nako kazongera kavuge ngo ntabwo uratsinze Imana ishimwe ko mu gice cya kabiri abagusabije nibo bazagira gute bazaba kwamamaza akanwa kabwiye Yakobo ko umwana we yapfuye ari we Yozefu ni nako kagarutse kamuha amakuru karavuga ngo umwana yabaye umutware muri Egiputa nibyo bishaka kugira ngo abwire ndashima Imana ko umukino aho batangiriye ntiurangirire Yesu we ushimwe niba igice cya mbere cyakiriye Remera imvura igwa cyangwa irorera icya kabiri kirakirirwa Remera bivuga ngo ahantu watsinda
ni naho nawe uzatsinda. Aho wamwari niho Imana izakwamamariza, aho wasebe niho Imana izagushyirira hejuru. Ko abafana bagomba kuguma kugeza umupira urangiye. Dufite abafana bazi kuvuza induru mu gice cya mbere, bakavuga ati n'ubundi ntabwo ashoboye ajyaga hejuru. Igice cya kabiri kizaba mu bafana bagira. Niyo mpamvu Imana yabwiye umugaragu wa Yesu iramubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli. Ntabwo yamukuriza mu maso y'Abanyegiputa, oya, ni mu maso y'Abisiraheli. Bamubonye asuzugurwa, bamubonye se Imana igomba kumuzamura. Reka muganga cyane Yesu ashimwe. Mwibuke ko Yesu yamubwiye ngo ikore ikorera. Nk'umukino habamo isifuri itandukanye n'izindi sifuri. Isifuri itangira umukino iravuga ngo bakajya mu kibuga, igitego cyajyamo ngo kikaba kigiyemo. Iki gice cya mbere kirangiye, isifure basifura itandukanye n'iyo basifura utangiye. Iyo kirangiye bavuga ngo muzi icyo bavuze? Baravuze ngo muhindure. Igice cya mbere wari uhagaze, none hagiye bisifure ivuga ngo mugiye guhinduranya amasa. Bivuze aha wari uhagaze sinababwiye ko kugira ngo umuntu aseke hagomba kuba hari umwuga. Murabizi ko ntabwo bibaho ko umugaragu w'Imana Dawidi yava mu ishyamba ngo asige intama za se zongera. Hagomba kugira uzisigaraho akava mu ishyamba. Ahantu hakaze ntushobora kuhava ngo hasigarira. Niryo hame ry'isi, niryo hame ry'ijuru. Iyo Imana igutuye umutwaro ntigutereka hasi, ishaka undi muntu umwikorera. Ibi ndabivuga mbihagazeho, mbibahamisha ibyanditswe. Yesu yirukanye nk'umuntu wari ufite abadayimoni benshi. Abadayimoni baramubwira ngo tuzi ikosa ryo kutwirukana igihe cyacu kitaragera, turajya hehe kutwirukana? Yesu ashaka ahantu abashyira, asanga iruhande hari ingurube. Aravuga ati mwangurube mwe mwitegure mwakire abantu, mwakire abadayimoni, kuko uyu muntu bagomba kumuvaho. Iteka hari ikintu cyiteguye kwakira imibabaro yawe kugira ngo namuze. Niyo mpamvu iyo igice cya kabiri gitangira habaho guhinduranya. Ba bandi bataka aho baguhonde nabo bakajya aho bahondewe, hanyuma nawe ukajya aho bagize gute. Yesu ahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu cya hejuru kigomba kujya hasi, icya hasi kikajya hejuru.